inshuti dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, turabasuhuje mwese aho muherereye. Ni mwene Sondorimana Edouard basuhuza mu kiganiro Mubyutse akomeze agende. Ikiganiro Mubyutse akomeze agende ni ikiganiro gicaho buri wa kabiri saa 2:30 no ku cyumweru saa 4:30 za mu gitondo. Tubahaye ikaze rero muri uwo mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ndetse no gusengerwa muri rusange. Imana ibaho umugisha. Tumaze iminsi tuganira, ndashima Imana kubwo abadukurikirana muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari Burundi n'abari hafi ku mupaka u Rwanda na Tanzania baduhamagara, abari burasirazuba, majyepfo n'amajyaruguru n'iburengerazuba, mwese tubahaye ikaze. Ndanezerewe kubana namwe, murabizi ko turi hano ku bwanyu, turi hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana no gusenga. Munyemerere uyu munsi ndagira ngo tuze gufata umwanya wo gusenga ariko tunaganira ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka dusome icyanditswe turi buganireho kugira ngo tuze kugira icyo dushingiraho dukora ikiganiro cyacu. Hari ijambo riboneka mu Itangiriro, igice cyaho ni cya 16. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 7. Itangiriro 16 umurongo wa 7. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja wemera ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwere kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu uzamwite Ishimayeli. Kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe hagati y'abantu, azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Azatura imbere ya bene se bose. 13. Ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati, uri Imana ireba. Ati, mbese indeba nayibonye na hano. Amen. Reka twongere twifashisha icyanditswe kimwe kiboneka kandi aho mu Itangiriro igice cya 21. Turahera ku murongo wa 14 tugere ku murongo wa 20. Aburahamu azinduka kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana, aramusenda, avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Yamvumbishamo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye impera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu, mufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imurmura amaso, abona iriba, agenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimye Mwami Yesu kubw'ijambo ryawe. Turagushimye kubw'urukundo rwawe Mwami. Tugushimiye imigambi yawe myiza wagambiriye ku bwoko bwawe uyu mugoroba. Ndagushimira ko hari umuntu ugiye kugirira neza kubw'iri jambo. Ndagushimira ko utajya uvugira ubusa, ahubwo iyo uvuze imitima y'abera iraruhuka. Ubugingo bwacu wabucunguje amaraso y'igiciro, nicyo gituma uraburinda, ukabuba hafi, ukarwana intambara nyinshi kugira ngo tubeho. Uturokoye impanuka zikomeye, uturokoye indwara nyinshi zagombaga guhitana ubuzima bwacu. Kubwo kuturinda turacyariho. Ibyago n'amakuba byari byinshi, ariko uracyaturinze.
abadukurikiye bose bafite amashimwe y'uko abarinzi. Hari aho babonaga urupfu rwabasatiriye urabakiza, hari aho intambara zahagurutse urabakiza. Dufite amashimwe twese muri rusange, nubwo ibibazo bigihari, nubwo intambara zigihari, nubwo ibiturwanya bigihari, ariko turagushimiye. Nyemerera uyu mwanya ijambo ryawe rigira imbaraga mwami mu mitima abadukurikiye muri aka kanya, kandi buri wese ugiye kwakira yakirana umutima unezerewe. Mwuka w'Imana asobanura aya magambo kuruta jyewe, mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Uyu mugoroba ndashaka ko tuganira ijambo rigufiya rifite insanganyamatsiko ivuga ngo uri Imana ireba. Uri Imana ireba. Hari abantu bajya bibaza ngo ese Mana uranzi, urandeba Mana. Hari abantu bibaza icyo kibazo bakavuga ariko Mana urandeba, ariko ndagira ngo mbabwire ni Imana ireba. Ni Imana ireba izi twese, nta muntu n'umwe uriho Imana itazi. Yaba akiranuka yaba akiranirwa Imana iramuzi, yaba yizi ayemera ayivuga cyangwa se atayemera Imana iramuzi. Yaba ariho yaba yarapfuye Imana iramuzi. Uwitwa umuntu wese avutse akaza kuri iyi si akabaho Imana iramuzi. Uko yaba ari kose, yaba arwaye yaba ari muzima, yaba yishimye yaba atishimye, yaba anezerewe cyangwa atanezerewe, Imana iramuzi. Imana igeze Yeremiya iramubwira ngo yewe Yeremiya we nakumenye kera utari waba urusoro mu nda ya mama wawe, ngushyiriraho kuba. Abiki Imana yavuze asoreza ku Imana yavuze. Rero bene data ndagira ngo mbabwire ijambo ritoya. Ni Imana ireba. Ni Imana ireba. Hari igihe nibaza abantu babayeho nk'abantu batazi ko Imana ibareba. Hari abantu rwose babaho bumva Imana itabazi, itabareba, itabumva, ariko ndagira ngo mbabwire Imana iratureba, Imana iratuzi, Imana iratwumva, kandi Imana izi n'ibyo twebwe tutazi, irabizi. Ibyo ureba nayo irabireba, ibyo wumva nayo irabyumva, ibyo amaso yawe areba Imana nayo irabireba, n'ibyo amatwi yawe yumva Imana nayo irabyumva, ndetse n'ibyo uzi nayo irabizi. Nagira ngo mubwire ko nta buzima na bumwe umwana w'umuntu yabano Imana itabuzi, nta mibereho na kondisiyo iyo ari yo yose umwana w'umuntu yabano Imana itayizi. Waba ubabaye waba wishimye Imana irabizi. Turabona umugore bita Hagayi yari umuja wa Aburahamu ari we sogokuruza w'abizera, wahawe isezerano ryo kuva muri Uri y'Abakaludaya akajya i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Abasekuruza w'abizera kuko yizeye Imana yumvira Imana, agenda atazi yajya, ahabwa isezerano ryo kororoka atagira umwana, ahabwa isezerano ryo kugwira atagira umwana. Yari afite abaja, afite abagaragu, ariko atagira umwana. Yari afite umugore bita Sarayi waje guhinduka Sara, Imana ibahinduriye amazina. Aburahamu murabizi ko yitwaga Aburahamu, ariko ndagira ngo mbabwire mu isezerano ryabo barageragejwe cyane, kugeza ubwo Aburahamu yajyaga ashidikanya akavuga ngo ariko Mana niwe wavuganye nanjye. Imana ikamubwira ngo sohoka ujye hanze, agasohoka mu ijoro. Imana ikamubwira ngo rarama urebe hejuru mu kirere, ubasha kubara ziriya nyenyeri? Ati ntibishoboka Mana. Ati uko ni ku rubyaro rwawe ruzangana.
none se ko ntarubona mana? Urabimbwira yego, uri Imana ishobora byose, nta kikunanira kumva umwana, biroroshye. Imana irabona no kubisoza nzabisoza. Ikindi gihe iminsi igahita maze yabona birakomeye akiheba akibaza, mana niwe wavuganye nanjye? Mu nzozi narakumvishe, mu ijwi narakumvishe, uburyo bwose bushoboka wavuganye nanjye ndabyumva, ariko se ko iminsi itari myinshi, ibyo wambwiye bidasohora, ibyo wambwiye bituzura, habaye iki Mana? Imana ikamubwira ngo manuka ujye ku kibaya, ujye ku nyanja. Akamanuka yiruka akajyayo, yagerayo ikamubwira ngo ngaho bari uwo musenyi wo ku nyanja wawubara. Ati ntibishoboka, niyo nazana karikiratirise, niyo nazana ordinateur, izi mashini zacu zibara ibintu birebire, ntabwo nabasha kubara. Ati uko ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Muri iryo sezerano Aburahamu arageragezwa, ageze igihe umugore acika intege witwa Sara atanga inama aravuga ati rero aho bigereye, ari ibintu bigereye Aburahamu, reka tuganire n'umugore wawe, ngewe kubyara ntibigikunze, imyaka ngize ntibinyemerera, yewe niyo wantera inda iri joro ntabwo yavuka kubera imyaka yanjye yararenze, mbaye menopause kabiri, yaragize imyaka yenda kugera kuri 90, yari imyaka itari mikeya. Muri ayo masezerano yumvaga bitagishobotse, aramubwira ati dore umuja wacu bita Hagayi, waryamana nawe ukamutera inda, ibintu bikoroha. Hari igihe ibintu bikomera umuntu akavuga ati ariko kizira z'Imana zanze, wacu yacu natwe twishyiriyeho. Hari igihe abantu bananirwa rwose, hari akavuga ati oya Imana iratinze, ibyo yavuze birashoboka, ariko kandi byakanashobotse mbere iyo yihuta, dore imyaka iraturenganye, n'isi iradusize, ibintu bizakomeye. Abantu bagashyiraho akabo kayira, kandi abenshi tuba mu ngaruka z'utuyira twishyiriyeho. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe, Hagari yabaye victime, yabaye inzirakarengane hagati ya Aburahamu na Sara ku isezerano ryabageragezaga. Sara atanze inama, birakunze. Aburahamu agiye aryamana na Hagayi, amuteye inda irinjira. Murabizi rero umugaragu utwitiye cyangwa se umuja utwitiye kwa nyirabuja cyangwa kwa sebuja, nyirabuja yarabuze umwana, agasuzuguro karazamuka, tangira kujya avuga ati wowe se uri hano wo kurya gusa, ni ngewe utwite, nubwo nari umuja ariko mbaye w'icyubahiro muri rugo, ntigikwiriye kuvugwa kuko mbekeye databuja umwana mu nda. Atangira gusuzugura Sara, biramubabaza. Ijambo twasomye mu mujinya wa Sara, afata Hagayi aramwirukana, aravuga ati no, ntushobora kwisuzugura ngo mbyemere, ntabwo nshobora kubyemera. Aramwirukana. Muri urwo rugendo yagendaga ahura na marayika w'Imana, mu rugendo rw'umubabaro, mu rugendo rw'ubutayu, yibaza ngo uyu mugabo anteye inda, none umugore waranyanze, nta ruhare nabigizemo, ntabwo ari ngewe witumirije, uyu ni databuja, ariko kandi niwe wambwiye ngo ninemere angire umugore wa kabiri, none arambindutse. Ngo muri uwo mubabaro marayika w'Imana aramanuka, bahurira mu nzira, aramubwira ngo yewe Hagari we ubaye iki kurira? Aravuga ngo dore mabuja aranyirukanye kandi simfite aho njya, iyi nda mwite ni Aburahamu, niyo wanteye inda, none umugore waranyirukanye. Aramubwira ati umva rero mugira inama, ndi marayika w'Imana uvuye mu ijuru, subira kwa nyokobuja Sara, wemera gutegeke mu byo gutegeka byose, wemere ibyo akugirira, wemere uce bugufi. Maze ngo Hagayi asubira kwa nyirabuja, asubiyeyo yemera ibyo nyirabuja mukorera byose kugeza ku munsi yabyariyeho, arihangana. Bene data bavandimwe, ndagira ngo mbabwirire ijambo, Imana ireba izi umubabaro wawe, izi akarengane kawe, izi uburyo abaye victime mu bintu nawe utaruzi utanahisemo. Hari ibintu bitubaho ariko tutahisemo, ukagira amakuru utahisemo, ukagira ingorane utahisemo, ukagira ibibazo utahisemo,
ukagira inzangano z'abakwanga utahisemo, wari uzi ko nawe iyo nzira yari y'amahirwe, wenda wibwiraga ko bizagenda neza, ariko siko byagenze. hari ijambo rimwe ngufitiye, iyo ureba yakubonye kandi uzi umubabaro wawe, hari mesaje mfite kukubwira uyu munsi. Imana ari ikintu bikoreho mu byo warenganyemo, uburyo bwose wababara kose, Imana izi kwihangana kwawe no kugeragezwa kwawe, hari icyo irakora kuri ibyo bintu. Imana ishimwe cyane. ndagira ngo mvuge ijambo ritoya. ibintu byose bitubaho Imana irabizi, igihe byafata, iminsi byamara, byaba bigufi byaba birebire, Imana irabizi. ntabwo byari byoroshye mu buzima bwa Hagayi gusenyuka. twasomye ikindi gice cya 21 duhere ku murongo wa 14. Bibiliya tubwira Hagayi amaze kubyara, abyarira kwa Sara na Aburahamu, maze cyari igihe gikomeye na Sara yaragiye kubyariramo. maze muri iyo minsi ubwo Hagayi yari amaze gukikira Ishimayeli, igihe kiragera na Sara nawe aratwita kuko isezerano ryari riri. maze Hagayi agira ibyago ku munsi wo kwita izina Isaka. maze umwana wa Hagayi ngaraseka, asetse Sara arabibona, aravuga ati ntibishoboka, ntabwo bishoboka rwose. ugaseka ku munsi w'ibyishimo byanjye, ugasa naho usekana n'umwana wawe. afata icyemezo cyo kumwirukana mu rugo burundu. Hagayi arasohotse ararira, agiye gusohokana n'umwana adafite iyo agana, agiye gusohokana n'umwana adafite iyo yerekeza. hari ijambo rimwe ushaka kuvugamo. uko byari bimeze kose, nubwo atari umugore w'isezerano, nubwo atari umugore wa Aburahamu wemewe, ariko Imana ntiyamuretse. hari ahantu yitwa kutemewe, hari ahantu bayitemewe, hari ubuzima ubayemo butemewe, ariko Imana ntiyakuretse ngo igute, iri hafi yawe. Imana ijya ibabarira abantu, igakurikira buri wese mu rwo ruhande, ikamuba hafi kugira ngo izamugeze ku cyamusezeraniye. Hagayi marayika w'Imana mubonekera ageze mu butayu, ngo Aburahamu yari yamufatiye icyo bita imvumba, amushyiriramo amazi, ashyiramo igaburo ry'umwana na nyina, maze bakora urugendo rurerure rwo mu butayu. ngo imvumba ishyiramo amazi n'isaho yo gutwaramo ibyo kurya bishyiramo. maze muri icyo gihe marayika w'Imana arahagoboka, aramuhamagara ati yewe Hagayi we, ubaye iki kandi? aravuga ati umwana wanjye agiye gupfa, imvumba y'amazi yashize, ibyo kurya byashize, amazi yo kunywa yashize, ndabigenza gute? ngo afata umwana amushyira nk'uwamushyira ngo umuntu abashe gutera ibuye, ngo kugira ngo arebe uko ari bupfe, cyangwa se atabasha kureba uko yapfa, ngo amaso yataza kubireba. ngo ariko marayika w'Imana arahagoboka. iminsi yo gusenyuka kwacu, hari igihe tuba tudafite uwatureba, hari igihe tuba umva ntawe wadukunda. aho yari Hagayi n'umwana we gusa, bari mu butayu badafite uko babayeho, ariko ijwi ry'Imana riramusanga. ku murongo waho wa 16-21, cyangwa duhere ko ku gice cya 21 umurongo wa 15, yamvumba ishyiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagayi, aramubaza ati ubaye ute Hagayi? witinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho ari. haguruka byutse umuhungu, mufate mu kuboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Amen. hari ikintu cyiza njya nkundira Imana, no mu bihe bikomeye by'ubuzima bwacu Imana ntigidutererana, no mu bihe bikomeye by'ubuzima bwacu Imana ntigitureka. turabona Hagayi mu butayu,
imana itamuretse. turabona Hagayi marayika w'Imana agenda amwereka ati aho utabona amazi ngari y'amazi, aho utabona ibyo kurya ngari ibyo kurya. nagira ngo mbabwire Imana ni Imana igenda idusiburira inzira tutabonaga aho twaca, ni Imana igenda itwereka aho tuzabaho tukanabaho, ni Imana igenda iducira inzira. bene data, uyu munsi nagira ngo mbabwire ni Imana ireba ikareba mu ruhererekane rw'ibibazo byacu byose, ikamenya isoza ryabyo. iyo twiyize n'Imana, Imana iduha iherezo ryiza, ikaduha gusoza neza, ikaduha ibyiza birenze ibyo twatekerezaga. Imana ishimwe cyane. rero Imana iratuzi. navuze ngo ni Imana ireba, Imana iratuzi. hari abantu rero bajya bava ariko se Mana uranzi, bashobora kuvuga muri ibi bice bibiri mvuga. iyo umuntu arwaye aravuga ngo ariko Mana uranzi, irakuzi. muri ubwo burwayi bwawe irakuzi. hari umuntu yibaza ngo iririmbaho Mana urabizi, ibi bintu biri kuba mu rugo rwanjye urabizi, ibibazo biri mu kazi kanjye urabizi, ibibazo umurozi yanteje urabizi, Mana ibi bibazo biri mu muryango wacu urabizi. yego irabizi. ni nacyo gituma umugore bari kishaka kubikora. situranuzi no kukubwira ngo hari icyo Imana yakora kuri ibyo bibazo. ahantu hari icyo Imana yakora. iyo yagobotse Hagayi ikamugoboka ari mu butayu, nawe yakugoboka mu izina rya Yesu. kuko n'Imana yumva ijwi ryacu, kurira kwacu, kubabara kwacu, guhangayika kwacu, gutesekara kwacu, imibereho yacu ya buri munsi Imana irayizi. uko turara, uko twirirwa, aho tugenda, nuko tubaho, nuko dusohoka tugenda, nuko dutaha twinjira, Imana irabizi. ikibazo ni kimwe gusa, nuko hari igihe tuba ahantu hadakwiriye. hari igihe tuba ahantu hadakwiriye rwose. hari igihe njya nibaza, hari abagabo bamwe bagenzi banjye bashobora kuba mu kazi bagaca ibunyanaka, bagaca aho bashaka, bakarara aho bashaka, bakaryama aho bashaka, umugore ntanabimenye, famiye ntizibimenye. ariko ndagira ngo mbabwire, aho umuntu yarara, aho umuntu yakirirwa, aho umuntu yaca, ibyo umuntu yavuga, usibye n'ibyo n'ibyo dutekereza, Imana irabizi. hari igihe dushobora kuba ahantu no mu bintu bitari byiza cyane. abantu bashobora kuba mu bintu bitari byiza, ugataha ukabeshya umugabo wawe cyangwa ukabeshya umugore wawe, ukamubwira ko ari mu kazi nyamara hari aho waciye. ugataha ukabeshya umugabo wawe ukabwira ati ni ukuri nari ndaha, ariko waciye Imana irahazi. ikibazo ni icyo gusa, nuko ubuzima bwacu tugira ibanga ryo mu cyumba cy'umutima abantu batamenya, abo tubana batazi, inshuti zitamenya, abo dusengana batapfa kumenya, ariko Imana izi. igihe yakurebye aho kukureba neza ikakureba nabi. ese mu byo tubamo bene data, ndabizi ko abasore n'abakobwa murangurikira, ariko hari icyumba cy'ibanga bene wanyu batazi, inshuti zanyu zitazi, abo mubana batazi, abo mugendana batazi, abo musengana batazi, n'uwo muryamana mu cyumba mu gitanda atazi. ariko icyo cyumba cyawe Imana irakizi. icyo gituma wajya kwiriye kuba ngo Imana ireba ibyo mbana byose irabizi, aho nca hose irahazi, haba hagaragara, haba hatagaragara, haba yihishe, haba hagaragara, yewe uko wateye kose, aho urara, aho wirirwa, ibyo ubamo, ibyo utekereza, ibyo ugambirira, byose Imana irabizi. wabeshya uwo mwashakanye, wabeshya uwakubyaye, wabeshya umubyeyi wawe, wabeshya inshuti mubana, wabeshya buri wese, ariko ahantu twaca, aho twarara, aho twava, twaba tugenda mu ijoro, twaba tugenda ku manywa, Imana irahazi. rero ubuntu bw'Imana iyo bwatujeho, dukwiriye gutekereza ngo nindeba irandeba ndi hehe.
imana nindeba irandeba ni mu biki? imana nindeba irandeba ni mu bihe bitekerezo, kuko imana iganira n'ibitekerezo byacu, ikaganira n'ibitekerezo byawe ibyo umuntu wese atasoma. imana iganiriza umutima wawe umuntu wese atasoma. imana iganiriza imitekerereze yawe wicaye uri muri saro yawe, wicaye uri mu buriri bwawe, wicaye uri mu cyumba cyawe, wicaye uri mashine, uri kuri mashine, uri gutipinga, urimo uraho wandika. imana iganira natwe. ariko se yibajije ngo yewe ko nkureba muri iyi minsi uri mu biki? muri ibi bihe uri mu biki? hari igihe yaturebaga ikatureba tumeze neza, hari igihe yaturebaga ikatureba dusenga, hari igihe yaturebaga ikatureba turi ku mavi tuyibwira ngo uri imana yacu. ariko hari n'ibihe umwanzi ajyaza agatwara, ugasigara uri vide, uri wike muri wowe. igihe cyo gusenyuka kwacu, abantu batakiri bugufi bw'imana, imana igitureba. hari umuntu wicaye ankurikiye wasubiye inyuma kandi wabigize ibanga, ariko nubwo wasubiye inyuma ukabigira ibanga, data yarakubonye, ireba yarakubonye, wakabyutse ukongera ugasubira ku rufatiro rwawe. aho hantu rero mu ibanga irahazi, aho hantu wirirwa mu ibanga irahazi, izo ngendo z'ibanga irazizi, ireba irabizi. icyamba imitima yacu igahindukira ikavuga ngo ibyo mba mu mana urabizi ariko nkwiriye kubivamo, ibyo ntekereza byose bipfuye mana urabizi ariko nkwiriye kubivamo. ahantu nca uyu muntu tubana atazi, uyu muntu tugendana atazi, uyu muntu tubana mu gitanda atazi, uyu muntu twirirwana mu nzu atazi, mana nyemerera wongere wowe undeba, wongere ungarure ku rufatiro rwiza. iyo ugeze kuri urwo rwego imana ikugirira neza, kandi ikureba igikurebera hose. hari abantu barara amajoro bapanga imipango itari myiza. bibiliya ivuga ngo ni ukurara bapanga imipango itari myiza yo kurimbura abantu, ariko niyo mipango imana irayizi. ntukarare amajoro ucura imigambi mibi, ntukarare amajoro ucura imigambi yo guhemuka, ntukarare ucura amajoro yo kujya gukora ibyaha. no, imana yawe ntikureba, yakumenye mu bitekerezo no mu mutima, igusoma hakiri kare. rero ibanga ni rimwe. iyo twamenye ko itureba, twirinda muri byose, twirinda mu byo dutekereza, twirinda mu byo dukora, twirinda mu byo tuvuga, twirinda mu migendere yacu, kuko iyo dusohoka iratureba, iyo twinjira iratureba, iyo tugenda tuganira iratureba. yemwe ngo nibiba muri telefone byacu izi kubisoma. buriya na telefone zacu ibyo dukoreramo n'ibyo twohereza n'ibyo tugarurirwa n'ibyo tuganira, ibiganiro byose, watsapu, mesenja, yewe ahantu ariho hose ubasha kucisha ubutumwa, za twita zacu imana iratwitinga ikareba. yewe n'abakorera kuri YouTube bashaka viyuzi, imana nayo igize viewing ikareba, ikaza ikajoyininga ikareba. kandi nayo burya iyi viewing ikareba n'imana izi ikavuga ngo ariko ibi ni ibiki. nicyo gituma imitekerereze yacu ikwiye kuba imitekerereze y'amanya n'umwuka w'imana. haleluya. nirukange rero hari igihe imana yemera ko idusenya cyangwa tugasenyuka, kuko natwe twabigizemo uruhare. ariko ndashaka kuvugana n'umutima wasenyutse, usenywe mu buryo busa naho butunguranye, bwabaye nk'impanuka. hari ibintu byakubayeho usa naho hari impanuka zikugwiririye. ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi, imana nkorera iraje kukubaka, kuko ibyakubayeho nta ruhare wabigizemo, ibyakubayeho byarakugwiririye. nagira ngo mbabwire, uyu mugoroba n'umugoroba kugira ngo imana yubake ubuzima bwawe. ariko ujye ureba uruhare rwawe, ujye ureba uruhare wagize, ujye ureba uburangare, ujye ureba inzira waciyemo, ujye ureba uburyo witwara, ujye ureba uburyo umeze. bizajya biguha igisubizo cyiza cyo kumenya igikwiriye gukorwa mu izina rya Yesu. haleluya. ndagira ngo nkubwire rero, imana irakuzi kandi ibyo ubamo byose irabizi rwose. ibyo dukora byose, byaba ibigaragara byaba ibitagaragara, irabizi rwose. ndagira ngo mbabwire ijambo ritoya. hari igihe dusenyuka, umuntu agasenyuka
umuntu agasenyuka pe, ibintu wakoze ushyizeho imbaraga bigasenyuka ubireba, ugasanga pe ibintu wakoze ushyizeho imbaraga birasenyuka ubireba, ibintu wakoze warariye amajoro, wiririwe amanywa, warwaniye intambara, ukajya kubona biragenda bisenyuka ureba. Ibyo bibaho. Reka se nubaho urugero rwa bugufi, uzi gukora bizinesi ukayitegura, ukayishoramo amafaranga, ukayishoramo igihe, ukayirarira amajoro, ukayiririrwa amanywa, ukayihanga, ukabona irafashe, ariko ejo mu gitondo umwanzi agatangira kugenda ayisenya. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, nabyo birakomeretsa, birababaza. Hari igihe uhomba, igihombo kiraryana. N'uyu mwanya hari umuntu nkurikiye wahombye, arahomba, ni igikomere afite mu mutima, ariko nagira ngo nguhanurire, Imana nkorera irambwiye ngo nkubwire mwene data, niba wahombye bikakubabaza, niba wahombye bikakujyana mu icuraburindi ugasa nawe uri mu mwijima, Imana ikura abantu mu gihombo iracyahari. Humura, Imana izakugarurira ya mahirwe wahoranye, wongere ukore kandi biguhire. Igihombo kirababaza. Uzi kubona ubonye akazi urakabonye, ejo abantu babi bagaca hirya no hino, bagashaka kugufungisha, bagashaka kukwicisha, bagashaka kugusubikira mu rwobo, Imana ikakurokora ariko ugatakaza akazi. Nabyo birababaza. Imana irashaka kubaka abasenyutse. Hari umutima wasenyutse Imana ishaka kubaka, hari umutima umwanzi yashegeshe, ariko Imana ishaka kugira ngo yongere yubake. Murabizi ko turi mu gihe kigoye, imiryango ifite ibibazo bikomeye, uzi urugo rwawe wubatse rukugoye, kurambagiza biravuna, bene da kurambagiza biravuna. Hari abarara kuri telefone ijoro ryose bandika, hari abahereza imitima ihumeka iyasinziriye n'ikangutse kugira ngo areke urukundo rwabo rubasha kuba urukundo nibuze rwagira imbaraga. Hari abasipendinga amafaranga yabo ndetse n'igihe, hari abagurira abandi amamodoka, abandi bakabagurira ama iPhone ahenze, abandi bakabagurira ibintu byinshi. Mu rukundo hari igihe usanga warashyizemo imbaraga, wagira amahirwe ukabona uwawe umugejeje mu rugo birakunze, ariko igitondo kimwe umwanzi agahaguruka akarusenya ureba, ntacyo wabikoraho. Ugasanga neza yararugose urugo, ararusenya ureba, ararukubitishaho kureba, abarusenya neza Satani akabahagurutsa ureba, ariko ukabura icyo wabikora kuko byakurushije imbaraga. Wagize imbaraga zo kubyubaka, ugira imbaraga zo kugira ngo urebe ko byacamo, ugira imbaraga zo kugira ngo urebe ko byakora, ariko abarusenya bararuzengurutse, barukubise ishoka ubabaye, ntacyo wabikoraho. Ariko ndagira ngo nkubwire, hari uwo byabayeho, hari n'abo Satani ashyize muri icyo gihe, hari icyo Imana yakora igatungurana. Iyo wasenyutse we, Imana ibasha kongera kukubaka, ukongera ukubakika. Iyo dupanga ibintu tuba tubipanga mu buryo bwo kuvuga ngo Imana izatugire neza, natwe turebe ko twagira aho tugera. Ariko hari igihe barushenye Satani abahagurutse ubareba, ukabura icyo wabikoraho, ukamanika amaboko. Ndashimira Imana ko hari abayamanika bakamanika imbere y'Imana, ntibajye mu bindi, ntibajye kwihorera, ntibajye mu barozi, ntibajye ahandi, ariko bakarindira Imana ko ari cyo yakora. Umva yakundumyeho, iyo wasenyutse we, ibasha kongera kukubaka, ukubakika mu izina rya Yesu. Ola seto la koshada ramasike te koshado be. Ndagira ngo mbabwire bene data, hari ibintu byinshi umwanzi yagiye asenya ariko byaratuvunnye. Uzi gukusanya utuntu, ugakusanya ubuzima bwawe, ukavuga ati noneho Mana ndabona hari aho ngiye kugera, hari urwego ugiye kungezaho, ariko igitondo kimwe umwanzi akamanuka agakubitamo, akabirindura, akavuga ati ndabisenya. Umva, hari icyo Imana igiye gukora. Iyo
iyo usomye muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo waho wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo Uwiteka yambonekeye kera aravuga ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nakwiyegereza uzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo amena. Bibiliya twereka ngo Imana izongera kukubaka. Hari abantu basenyutse, ndagira ngo mukanya ndaje mbaye telefone duhamagare tuvugane maze dusenge. Hari abantu basenyutse rwose, ariko mfite itangazo uyu munsi itureba yarabibonye gusenyuka kwawe, yarebye uburyo business yawe yasenyutse, yarebye urugo rwawe umwanzi buryo yarukubise ishoka ararusenya, yewe yarebye ibigeragezo byakubaye yarabibonye, ariko igiye kongera kukubaka, igiye kongera kukubaka wa mwari wa Isiraheli, wa mugabo we, wa mugore we, Imana igiye kongera kukubaka, wa mukobwa we, Imana igiye kongera kukubaka, kandi irakubaka uzaba wubakitse. Ndagira ngo mukanya nakire telefone, ndagira ngo muze kuduhamagara mukanya gatoya maze ntangire mbasengera Imana ibahe umugisha, kuko ndumva tugomba gusenga. Ndagira ngo rwose nze kubaha umurongo mukanya muhamagare, kuko tugiye kwinjira muri uwo mwanya wo gusenga. Ariko ntari nasenga, ndagira ngo mvuge aka kantu gatoya. Biratubwira ko tugomba kugira ubwiza buruta ubwo hambere. Imana yemeye kukubaka no kugusana, ubwiza bwo hanyuma bushobora kuruta mbere. Ushobora gutera imbere kuruta ibyagiye, ushobora kugira urugo rwiza kuruta urwasenyutse, ushobora kugira abana beza kuruta abo watakaje, kuko hari abapfusha bakabura abana, inda zikavamo, abarozi bakakuroga ubuzima, ibintu byose bikazamba. Ariko nagira ngo nkubwire ubwiza bwo hanyuma buzaruta ubwo hambere. Reka turebe muri Hagayi gatoya. Mutegura tugiye kwakira telefone. Muri Hagayi igice cyaho cya 2 Bibiliya tubwira ngo ku murongo wa 3, mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza w'urusengero rwahoranye mbere, kuri ubu rurasa rute? uko muruzi singa ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, komera wa mugabo we, komera wa mugore we, komera wa musore we, komera wa mukobwa we, komera ni Uwiteka avuze. Kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, mukomere namwe bantu mwese mu gihugu, kandi mukomere kuko ni kumwe namwe, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Kuko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa, umwuka wanjye akaba akiri muri mwe, ntimutinye. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuze ati hasigaye igihe gitoya ngatigisa ijuru, ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza. Kandi Uwiteka Nyiringabo aravuze ati ifeza ni izanjye n'izahabu nazo ni izanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwiza bw'inzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro, ni Uwiteka Nyiringabo avuze. Amen. Nukuvuga ngo Imana yerekana ko ubwiza bwa mbere bw'urusengero rwasenyutse, ubwiza bw'urwa nyuma buzaruta urwa mbere. Bibiliya ishaka kuvuga ngo iki? Amahirwe Imana igiye gutanga ku bantu badukurikiye umugoroba azaruta ayo mwatakaje. Hari amahirwe agiye gusesekara ku buzima bwawe, ayo mahirwe azaruta ayo watakaje. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mukanya twinjire mu mwanya wo guhamagara maze dusengana. Reka nsabe batwegerezaho telefone gatoya maze tubashe kwitaba. Reka studio baduhe telefone tubashe kuvugana, maze tubakire
tubasengere. Reka tugiye kwinjira mu mwanya wo kugira ngo dusengane ubwiza bwo hanyuma. Yewe wababaye, yewe wakomeretse we, yewe wagize agahinda we, ubwiza Imana igiye gutanga, amahirwe Imana igiye gutanga azaruta ya mbere ayo wanyuzemo, agaguca mu myanya y'intoki. Birashoboka rwose, wagira ubucuruzi bwiza, wagira iterambere ryiza, wagira amahirwe, biracyashoboka, biracyashoboka. Nagira ngo mufate umwanya mu mpamagare tugiye kwinjira mu mwanya wo kugira ngo dusengane. Good Rich TV, alo. Nire neza. Nawe warasenyutse? Arasenyutse. Ikureba uyu mugoroba yaje kugira ngo yongere ikubake, wongere wubakike. Naye narasenyutse, nari mfite umugore yaranshutse, turabana, byanjye byose arabijyana. Usigariraho? Ubwo yari yambeshe nyine, ubwo magenga nyine byarafite byose arabinyamba, ubu natangiriye kuri zero. Oh my goodness. Umva. Ndakumva cyane. Imana igiye kongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Nukuri Imana inyubake. Warasenyutse rwose, byo warasenyutse, ariko humura, mfite ijambo uyu mugoroba nahawe. Imana igiye kongera kubaka abantu bayo umwanzi yasenye, akabasenya bahereye mu mizi. Nukuri Imana ifashe inyubake. Hanyuma uwo nguwo uri kurambagiza uramwizeye? Nta kibazo. Wamuretse ko Imana igiye kuguha undi? Nukuri ibyo ngibyo nukubifata. Uwo muntu mwari mukundanye mwihorere, umva nkugire inama. Ndakumva cyane. Hariho umuntu mwarimo mupanga kugira ngo mubane, kandi ibintu by'ubukwe kubera ubushobozi bwari ntabwo mwasaga n'ababiretse. Washakaga kugira ngo mwe mwabana mudakoze ubukwe, siko bimeze? Wabihagaritse, wabiretse? Uranyumvishije ibyo ngubwiye? Ndabyumvise. Okay, sawa. Good Rich TV, alo. Good Rich TV, alo. Bibiliya yatubwiye ngo Imana igiye kongera kukubaka kandi uzaba wubakitse, uzasohoka mu mbyino z'abanezerewe, uzongera unezerewe, uzongera ushima Imana. Good Rich TV, alo. Alo. Witwa ndwerereye? Nitwa Chantal. Imana ireba yakubonye Chantal. Uherereye he? Merereye mu Mutara. Uherereye mu Mutara? Imana niguha umugisha. Niko Chantal? Karani. Icyo kintu mbona kiri cya business mwenda gukora niki uri gutegura gukora, ko mbona ari business? Business? Y'ubucuruzi, n'ibiki ugiye gucuruza Chantal? Ntabyo nkora. Oya, n'ibiki ugiye, ndabona bitegurwa, urashaka gucuruza, n'ibiki ushaka gucuruza? N'ibiki ushaka gucuruza Chantal we? Ko ntacyo renda gucuruza. Kandi mbona ngewe bihari mbireba, hari ibintu uri gutegura, ndetse ntabwo wanabiganiriyeho n'umuntu uvuga ngo amafaranga nuyabona uzakora ibi. Nyitaba Chantal we, Mana yanjye. Niko waranabiganiriye? Reka ndakugarukaho. Good Rich TV, alo. Alo. Na Delphine. Yego Delphine. Nagira ngo mudusengere, nanjye narasenyutse. Nawe warasenyutse? Niki cyawe cyasenyutse Delphine? Ari mfite ubucuruzi none bwagiye mbureba, none nta kazi mfite. La tola seko la koshada rama sikema. Mana senga Delphine. Karame. Ongera umwubake mu buryo budasanzwe, kandi kumusengeye abone ukuboko kwawe mwami. Ubuntu bwawe bwinshi reka bugaragare busesekare kuri yo mu izina rya Yesu, amen. Ariko Delphine, Karame. nguri hehe? Ndi Rusizi. Uri Rusizi? Urimo niyo uri gutegura urugendo kujya? Ndashaka kujya gushaka Kigali. Warabisengeye? Oya. Ntugakore ikosa ryo gushaka ryo gukora urwo rugendo utarusengeye.
icya mbere hariho kuvuga ngo reka njye gushaka akazi ariko ukakabura kuko nusenga uzakabona bitakugoye kandi uzakora bitakugoye. Ikindi Imana igukijije uwo mugongo Satani yashakaga kuvuna. Imana nishimwe. Icya gatatu leko sala kote leko salem. Ndagira ngo mbabwire ibyo umwanzi yasenye Imana ishaka kongera kubaka ibintu. Bibiri igendana n'abantu mu butayu bwabo. Good Rich TV. Hello. Witwa nderereye he? Yitwa Rishisha. Nanjye narasenze ndagira ngo musengereye Imana iki ikora ku buzima bwanjye. Uherereye he? Rusizi. Uri Rusizi. Yego. Mu izina rya Yesu Imana ishobora byose nikubake mu mbaraga kandi wongere uhagarare ukomere mu izina rya Yesu. Amen. Niko Karame. Usengera muri etorero? Uri umukatolike? Yego. Ubwo se ko Imana ishaka kugukoresha uzayikorera te aho hantu? Uzayikorera. Sawa, zakugira inama ntari hano. Imana iguhe umugisha. Good Rich TV. Hello. Hello. Witwa nderereye he? Nerereye Kayonza. Yego, uri Kayonza. Witwa nde? Kutinya kwivuga dati. Kutinya kwivuga. Ntabwo nditinya nuko. Nawe warasenyutse? Nawe warasenyutse? Na Imana irashaka kubaka abantu bayo. Nawe yakubaka ukubakika. Imana idusaba ni kimwe, kujya mu nzira nziza Imana idushakamo yo gukiranuka no kwera, tugasaba uko Imana ishaka. Iraje twubake, tuzaba twubakitse mu izina rya Yesu. Good Rich TV. Hello. Hello. Witwa nde, werereye he? Hello. Hello. Yitwa Nyiramikamu. Nawe ufite ibyo umwanzi yagusenye, arasenya arongera arasenya. Nawe ufite icyo Satani yasenye, niki tubwire tugusengere? Good Rich TV. Hello. Hello. Witwa nderereye he? Hello. Mwiriwe. Nerereye muri Ngoma. Nitwa Dukunda Alice. Yego, ari nawe Satani yaragusenyeye? Anye Satani yaransenyeye. Wifuza iki ngo tugusengere Imana ikubake kandi wubakike? Nifuza kuba nakira uburwayi. Urwaye iki? Urwaye iki? Ndarwaye uburwayi maranye igihe. Barabukubwiye? Oya. Ntabwo urabumenya? Ntabwo ndabumenya. Waza tukagusengera? Dukorera hano i Remera kuri Nazarene, hano i Remera. Waza tukagusengera. Ejo ni amateraniro kuwa gatatu, twirirwamo kuva saa 4 kugera saa 2. Mbasengera abantu abaturutse kure, tubarekura kare mugataha kandi turabasengera. Nta murwayi utaha tutamusengeye. Uburwayi bwawe ubwo ari bwo bwose wabuzana tukagusengera. Mwadusengeye se ko nta tike dufite? Nta tike mufite? Yego. Mana mu izina rya Yesu
wowe ukora ugakorera hose icyarimwe, mukize mu izina rya Yesu kandi azagushimira ibyo yamukoreye mu izina rya Yesu. Amen. Budici TV, alo. Uratinda rwose, ndabakura uko mutinda ndagufata ntuvuge. ndagira ngo nanjye nsengere. Nawe urifuza ko tugusengera, ikureba irakuzi. mfite ibibazo. Ibihe? mfite ibibazo mu rugo rwanjye, ndagira ngo nsengere bikemuke. Mana mu izina rya Yesu, wowe uzi ibibazo byo mu rugo rwe, wowe ubimenya ukabimenya atagombye no kwirirwa bivuga, jya ku isoko y'ikibazo gikemure mu izina rya Yesu. Urakoze mwami kubikoze. Amen. Budici TV, alo. iyo ngufashe utiteguye ndagukuraho. Budici TV, alo. nitwa Bera, mperereye Musanze. mfite ikibazo. ndi impunzi, ndifuza ko Imana yavura mu buvuzi. tuburangijemo imyaka 26. Imyaka 26? yego. Mwaje muturutse hehe? Mwaturutse mu rugo ni hehe? twaturutse muri Kongo iwacu, ni imahanga. Mana imenya impunzi, ikamenya umubabaro wazo, kandi umwuka w'ubuhunzi ntabwo ari umwuka mwiza, urababaza, urakomeretsa. Mana, iki cyifuzo kereka kibi icyifuzo gisubizwa mu gihe gitoya, iminsi izaza zagushimire ibyo mukoreye mwami mu izina rya Yesu. Amen. Turakomeza tubisengera kandi icyo cyifuzo cyawe ni cyiza, Imana izagisubiza. yego. Budici TV, alo. Hano. Werereye witwa nde? Ndezaho mwereye Rwamagana. Nawe umwanzi yaragusenyeye? Nawe umwanzi yaragusenye? Ntabwo yansenyeye. Ariko hari ibyo nsenywamo nabyo, imitego ya Satani n'ibindi byose. Ufite imitego ya Satani yo kugusubiza inyuma, yo kugukura mu buntu bw'Imana? Yego, mfite n'uburwayi bumbangamiye kandi nifuza no gukizwa nkagara neza mu murongo. Duhora dusengera abantu buri wa gatatu, ejo tuba dusengera abarwayi. Ndagira ngo mbabwire, iyo bavuze ngo umupfumu ari bunyanaka abantu bajya bajyayo. Bavuga ngo umudogiteri ari bunyanaka aravura bakajyayo. Ariko iyo tubabwira ngo nimuze tubasengera, hari igihe Satani ababwira ngo ni kure ariko urababaye, kandi ahari kuza kwawe no kwizera kwawe watana igitangaza cy'Imana. kandi uko niko kuri rwose. Iyo uzanye umutima wizeye nako kanya indwara yawe ntuyisubira nayo. Ariko turababwira ngo nimuze tubasengere, ugashanga bagusengere gutyo gusa, ntabwo ari aho bidakora. Hari imyuka mibi twakirukana, ariko hari uburwayi dusengera turambitseho ibiganza, tukabonana amaso ku maso, tugasenga turi kumwe, Imana ikatubwira amakuru dufite umwanya. naza wenda kuwa gatatu w'igitaha namaze kwitegura nabonye. Nta kibazo, kuwa gatatu w'igitaha uzaze. Ni hari Remera mu Giporoso neza, hariya ugeze kuri zira feruje zo mu Giporoso, hari sitasiyo yitwa SP ihari. Iyo sitasiyo uca ruguru yayo hari umuhanda w'igitaka gato cyane, ni metero nkeya, utambika mu muhanda uri haruguru ya sitasiyo no ku mazariya y'amabutike atangira, uragenda neza ugera mu rusengero rwitwa Nazarene, urinjira naho ngaho. Kuwa gatatu saa 4 kugera saa 2 za nimugoroba muze tubasengere. Kubitegura nzaze rwose, kandi muzamfashe, nzabahamagara tubonane amaso ku maso. Sawa sawa, nta kibazo, kuwa gatatu turiteguye kandi tuzagufasha. Murakoze. Budici TV, alo. Alo. Witwa Nerereye? Panjaserine, merereye muri Rutsiro. Tugufashe iki? Nari mfite ikibazo nanjye cyuko nacitse intege. Garuka mu buntu bw'Imana. Ako byatewe n'ibibazo nari mfite. Nta bibazo byakadutandukanije n'Imana, kuko Imana yacu iraruta ibibazo dufite. Nifite ikibazo kijyanye n'impuza. Niki?
n'umuvandimwe uri kumburanya yewe bijyanye cyane n'ibibazo nagiye mbura nabyo nyine by'isambu mu rugo nyewe numvaga rwose bingoye. nibyo byakugushije? nabuze banje twageze naho tuburana mbura n'amafaranga bityo zanjyanye kure. Imana iguye kumubabarira kandi umubabarire rwose muri wowe, umubabarire mu mutima kandi uwo muri Imana ibasha kurenganura buri muntu wese mu izina rya Yesu. Ndagusengeye Imana ihagarare muri urwo rubanza izakwiyereke nk'Imana, uzashima Imana ubonye ko ari Imana ibasha kukuvuganira, ariko kandi ntukamwange n'umuvandimwe, ntukamugirire nabi n'umuvandimwe. Yego. Good Rich TV. Alo. Alo. Witwa nde, uherereye he? Nitwa Asiya, mperereye ku Gisozi. Nanjye narasenyutse. Ejo ngwino dusengane Asiya. Maze imyaka 5 nta rubyaro. Urizera ko Imana yaguha urubyaro ikaguha n'akazi? Ndabyizera cyane, ariko hari igihe ncika intege. Va mu gucika intege, ejo ngwino tugusengere. Imere n'umugabo akazi gafatika, turi mu bukene bukomeye. Nicyo cyiza, iyo umugore ahagurutse Imana irasubiza mu rugo. Reka kuvugira mu rugo wicaye mu rugo, haguruka utere intambwe uze twinginga Imana. Ejo kuwa gatatu Imana izasubiza icyo kibazo cyawe. Sengera paste ku rubyaro, abadayimoni bangeze habi. Ngwino yewe sengera benshi barabyaye, amashimwe ni yose. Ngwino nawe Imana iguha umwana. Imana iguha umugisha. Good Rich TV. Alo. Good Rich TV. Alo. Witwa nde, uherereye he? Alo. Witwa nde, uherereye he? Nitwa Bosco, mperereye Musanze. Yego Bosco, tugiye gusoza. Urifuza iki? Wifuza ko tugufasha iki? yewe ni ikibazo cy'uburwayi bwatuzahaje mu rugo, yewe umuryango, abana, umugore. Birashoboka ko wakemera ko uza tukagusengera Bosco? Pastor mukozi Imana, ejo ntabwo naboneka, ufashije wansengera imyuka mibi hano mu rugo yose ikagenda Pastor. Uze kumvugisha n'usoza ikiganiro. Merci beaucoup, urakoze cyane. Good Rich TV. Alo. Ara Pastor na Delphine ugari Rusizi. Nega Delphine, wagiye wirukanka? Mayiterashanya, ariko mwavuze umugongo na n'ubu uri kundya. N'ubu none uwo mugongo uri kukurya? Yego. Fataho ngusengere. Yego. Mu izina rya Yesu nkoze kuri uwo mugongo, ubwo buribwe afite nonaha mu mbaraga z'umwuka wera ndategetse burire kuri uwo mugongo mu izina rya Yesu. Adelphine, Karame. Imana irambwiye ngo kandi uwo mugongo wari ugiye kukubana muremure ku buryo ari kuzagendera mu kagare, ariko Imana iburije mu icyo kintu. Icya kabiri, Imana igukuriyeho umurozi wajyaga kuroga kandi bari bigeze kukuroga rimwe, basa naho baguhaye ubutamikano. Imana irambwiye ngo dore ikweho izo mbaraga n'ayo maboko y'uwo murozi wakurogaga. Nibyo Imana ishimwe. Imana izakurinda ntacyo uzaba. Imana nishimwe. Ori baseko shata rama seko shaba. Rema la zalima edako shata rako sidebo. Nyemerera ndagira ngo ngiye gusoza. Adelphine, Karame. Imana umuraya gukije umugongo, tuza nugira ikibazo. Imana ni Uzashimira Imana. Ndimo ndajya gusoza ku musozo. Ninde tuvugana nakwakiriye? Uravuga gake ndagukuraho Mana yanjye. Alo. Wewe witwa nduherereye he? Ikayonza. Wifuza iki? Umuntu atinze abandi barabishaka, kandi ntabwo ngumana umuntu umwe ngo adutinze. Kugabanya televiziyo yawe ni byiza, uratinda ndagukuraho nakira abandi. Telefone abahamagara ni benshi.
witwa nde werereye he? nitwa mama Keya Rwamagana. Ndagira ngo ufashe unsengere. Narasenyutse mu mutima kubera ibibazo. Nini mufite ufunze ninde mama Keri? Ufite ufunze? Ni umwana w'umuvandimwe nyine wo kwa ufungiye Mageragere. Afungiye Mageragere. Imana iramwe ngo mufite umwana ufunze, Imana iramwe ngo iramufunguye, mwitegure mu minsi igiye kuza bagiye kumurekura azaza, mugiye kumwakira. Imana nikuvuze. Unansengera Imana iha umugabo akazi. Umugabo wawe ko yasubiye inyuma? Mba mbona Satani igenda imuriganya. None ari he? Mumberezewe, mumbewe kuri telefone, mumbewe. Ntabwo ari ku kazi, ni umusirikare. Yasubiye inyuma kandi yarahagaze neza mu buryo bw'umwuka, kandi amaze gusubira inyuma hari ibintu nka bitatu yanyazwe. Imana irambwiye ngo nahagarara neza mu mwanya we yagakwiye guhagararamo, Imana iramusubiza umugisha, kandi hari amahirwe ahita yihuta imbere ye, biravuduka, birihuta cyane. Imana iguha umugisha. Mbeka se Mana mu izina rya Yesu, kandi ugasabira umuryango we umwumve mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Wakoze cyane. Sawa. Ndasoje Good Rich TV. Alo. Umuntu utinda kuvuga ndamukuraho. Abandi murakoresha message, munyandikire message, mukoreshe WhatsApp. Iyo nimero yanjye iri kuri WhatsApp, kandi mushobora no kuyandika kuri message mukanyandikira, nta kibazo ndagenda mbafasha. Bagira ngo twinjire mu kanya keza aho kuza gusenga, dusengane, kandi Imana yongere kubake, yongere yubake igice cy'umwuka, yongere yubake igice cy'inyuma, yongere yubake, yongere gusane, wongere ugirane bwa busaba bwawe n'Imana. Imana igira neza. Good Rich TV. Alo. Oui. Witwa mberereye he? Nitwa Celestin merereye ku Gisozi. Yego Celestin. Ndagira ngo rwose ibyanjye muba mubireba, Imana muyisabira imbabazi yongere umugisha. Warakoraga none byaranze? Ntabwo biri kugenda neza. Celestin. Yes sir. Hari ibintu bibiri Imana ikubabariye. Yego. Ariko simbivugiye ku karubanda. Yego. Imana irambwiye ngo irakubabariye, kandi irakubabariye guhera uyu munsi. Imbabazi z'Imana zirakuganje guhera none. Imana igiye kongera kuguha ububyutse wari ufite, kandi umugisha w'Imana ugiye kugaruka mu biganza byawe. Amen. Kuko nta ntwaro yongera gukoreshwa y'abarozi ngo yongere inyaga ubuzima bwawe. Amen. Mu izina rya Yesu byakire. Yego. Good Rich TV. Alo. Alo. Witwa mberereye he? Nitwa Ngabire merereye Kayonza. Yego Ngabi. Nagerageraga mu nsengere nyine ndiga, ariko nasabaga Imana nanjye ko namara kwiga ikamakazi. Yego Ngabi. Ugeze mu mwaka wa kangahe? Ntabwo niga amashuri asanzwe, niga imyuga hair dressing. Muyiga imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. Ufite imyaka 19? Okay. Hanyuma se inshuti iguporopoza ku bana ni irahari cyangwa ntihari? Irahari. Hanyuma warayemereye rero? Waramwemereye ndi wamwemereye? Niyo namuhagiye ko nazajya kumwerekana iwacu, ako ntabwo turagenda. Mufite gahunda yo kugenda mu cyumweru gitaha gikurikira iki ngiki cy'imbere? Yego. Okay, ndaza kugusengera. Hari ibintu nka bitatu mwuka mbwiye ndakambireke, ariko kandi Imana irashaka ko usenga mbere y'ibikorwa byose. Yego. Mana mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe kwiza kukore kuri buriya mwana wacu. Nakwakiriye Good Rich TV. Alo.
alo, mureke dusoreze hano, abandi muraza kugenda munyandikira ndaza kubasubiza nta kibazo, muramvugisha ndabakira. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusoreze hano. Ijambo ryatubwiye ngo Imana igiye kongera kutwubaka. Hari ibintu byawe byasenyutse, birashoboka ko bwaba ubuzima, birashoboka ko yaba umushinga wawe runaka, birashoboka ko cyaba igikorwa cyawe, birashoboka ko rwaba urugo rwawe. Gusenyuka, Bibiliya igitubwira ngo hari igihe tuba mu buzima bwasenyutse. Ubuzima bw'umwuka bujya busenyuka, ubuzima bw'inyuma burasenyuka, ariko Imana yifuza kubaka ubuzima bwacu bw'imbere bugahama, bugashikama, maze ikatwubaka n'inyuma tukaba abahamya bo guhamya ko Imana yacu igira neza. Munyemerere mbinire hano dusengane, maze umunsi w'ejo reka tuzabane twese, abazabishobora kuwa gatatu ejo saa 4 muzabe mwahageze tuzabane. Hari ibihe byiza, turimo asengesho iminsi 40 turimo turasenga. Hari umwambaro Imana ishaka kukwambura, ariko uruhare rwawe rurakenewe. Tera intambwe imwe, Imana iraguterera 99. Tera intambwe imwe gusa, uze tubane mu materaniro. Imana iraguha umugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimira kubw'abana bawe badukurikiye muri uyu mwanya kandi bumvise ijambo ryawe. Ndagushimira ko bahaye umugisha mwami, ndagushimira ko bitayeho, kandi ubuzima bwose bwasenyutse bujya bwubakwa nawe. Nta mugisha wundi dufite atari wowe mwami. Reka ukomeze kugaragara kandi wiyubahishe, ubuntu bwawe bwinshi bukomeze kuganza muri byose. Urakoze ko bahaye umugisha kandi ubagirira neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mugire umugoroba mwiza.